Turi ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane umwaka n'ibihumbi 2025 ngira ngo uriho uragenda ubona uyu muryango kuri screen zawe. Uyu mugore yaje kuza gukora ibintu benshi bari gukomeza kugenda mu by'ukuri bibaza bati ubu bugome izi mbaraga uyu mugore yaje kuba yazikura he zo kugira gutya agafata umugabo we akamukubita ifuni mu gutwi ikenda guhinguranya. Byaje kubera mu kagari ka Rubindi mu murenge wa Gataraga hani mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu mugore kandi biravugwa ko ubwo yarakimara kwica umugabo we nawe yahise yiyahura, dore ko bamwe mu baturage babashe kugera muri runo rugo rw'ababuze bose baje gusanga uyu mugore nawe yahise yimanika yishyira mu mugozi. Bivugwa ko kandi uyu muryango wari usanzwe n'ubundi ubanye nabi, ubanye mu buryo bw'amakimbirane ashingiye ku mitungo. Ngira ngo ndaza kuza kuba nakugezaho from day one to the last uburyo byatangiye n'uburyo byarangiye. Uyu munsi hakaba humvikanye inkuru y'incamugongo muri runo rugo. Ni ibintu bitari byiza ku bana. Ngira ngo aka karere ka Musanze y'intara y'Amajyaruguru murabize ejo bundi nanone duherutse kumva umugabo wagize gutya ajya mu nzu yitwikira mu nzu n'abana be hafi ya bose. Ejo bundi barashyingwe ngira ngo murabizi. Aya makimbirane bivugwa ko yabaye ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane zishyira tariki ya 17 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ubundi uyu muryango bivugwa ko wabaga mu Kimina, donc nyine hano abantu bizigama nyine mu buryo bw'amatsinda. Hanyuma uyu mugore waje kwica umugabo we bikavugwa ko yafashaga secretary w'icyo Kimina mu kubara amafaranga. Ariko kandi bakavuga ko amakimbirane y'uno muryango yatangiye ku itariki 4 z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2025. Iki Kimina babagamo bari barumvikanye ko amafaranga yose bazajya bahabwa bakura muri kiriya Kimina azajya ahita ajya kuverizwa kuri konte akajyanwa n'umugabo. Bivugwa ko ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ayo mafaranga bari barayafashe yo ku nyungu, ariko ayo mafaranga ngo akaba atarahise donc ayajyana kuyagemura kuri konte. Umugore arangije ahamagara umuyobozi w'icyo Kimina aravuga ati ariko mfite ikibazo, ati ikibazo rero mfite nawe ugomba kukimenya ku mugabo wanjye, ati aya mafaranga ko atarajya kuyaverisa bimeze gute. Muri aya mafaranga kandi bari bafashe ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025 bari bumvikanye ko bagiye kuyaguramwo ifumbire bazafumbiza ibirayi. Barabyumvikana, umugabo avuga ko iyo fumbire azayigura. Muri uko kumvikana ko ifumbire agiye kuyigura ntiyahise ayigura, ahubwo yabanje kwirindiriza. Umugore w'uno mugabo arangije ahamagara umuyobozi wa cya Kimina aragira ati none ko ifumbire atarayizana bimeze gute? Umuyobozi w'iki Kimina aramuhamagara aramutitiriza, amutitirije akora iperereza ko kasanga ya mafaranga wa mugabo narayajyana kuyaverisa. Akimara kumutitiriza nibwo wa mugabo yagize gute yahise ajyana ya mafaranga ayajyana kuri banki. Ariko ibyo byose bikaba byarakuruwe na telefone yigeze guhamagara umugore ku itariki 4 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025 agira ati none ko umugabo wawe hari hegitare yagurishije bakaba bamaze guhingamo ibishyimbo inshuro zigera kuri 2, ibyo bintu waba ubizi? Umugore yahise atungurwa agwa mu kantu aragira ati ibyo bintu byaba byarakozwe ryari? Warampamagaye kuri telefone avuga ati rwose hano hirya gitare cyanyu kiri hirya ku nzuki hariya rwose niho yagize gutya arahatanga, ubu amaze guhingamo ibishyimbo inshuro zigera kuri 2. Uyu muryango wari ufite ishyamba
donc batanga cyangwa se batanga buri uko ryeze bakarisarura rikaba ryatwikwamwo amakara cyangwa se n'imbaho n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, bakabaha 1,200,000 buri uko nyine baritanze bakaritema. Hanyuma bitewe n'uburyo ngo ibintu nyine byahenze muri iki gihe, iri shyamba uyu mugabo yaje kugira gutya araritanga, bamuha 1,500,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko iryo shyamba akaba yararihuriyeho na bashiki be babiri, ubwo nyine donc nawe bakaba ari batatu. Bivuze ngo baritangaga nyine bakarikoramo ibyo wenda bakeneye kurikoramo ba rwiyemezamirimo nyine barihaye, kubera ko nyine ishyamba ryakuze nyine bemere kuritanga nyine donc bakarisarura nyine, ariko abo barisarura bakaba amafaranga. Muri ayo mafaranga rero babahaga bagombaga kuyagabana uko ari batatu, we n'abashiki be babiri. Iri shyamba kandi bivugwa ko bari bararisigiwe n'umubyeyi wabo apfuye, bari batari bagabana iri shyamba. Ariko umugore w'uyu mugabo nawe akaba bizi neza ko buri gihe uko rino shyamba baritanze bakarisarura ari amafaranga avamo bagomba kuyagabana. Rero bivugwa ko bamuhaye 1,500,000, arangije abwira bashiki be babiri ngo amafaranga yabuze bamaye 900,000 byonyine muri rya shyamba, kandi bamuhaye 1,500,000. Abo bashiki be babiri yahise buri umwe amuha 300 ubwo nyine aba 600, nawe asigarana ya 300 mu buryo nyine bwo kugaragaza ko nyine bose baganyije, donc bagabanye nyine bakanganya. Nyamara we yarasigaranye 900,000 ku giti cye. Mu by'ukuri aya makimbirane yose akaba yaragiye aturuka muri ibi byose ndi kugenda nakugezaho. Mu kurya ayo mafaranga 900,000 yose, umugore ntabwo yari yarigeze na rimwe abirabukwa. Mu kwezi kwa kabiri nibwo uyu mugabo yagize igitekerezo cyo kuba yashaka perime. Arangije aravuga ati, mugore wanjye urabona ibintu byarakomeye kandi nshaka perime, nukugira ubwenge. Ati reka tugurishe gutya na gutya umwe mu murima dufite, hanyuma mbe nabona perime. Umugore we yabanje kubyanga, ariko arakomeza umugabo aramutitiriza, bigeze aho aza kubyemera. Perime aragenda arayikorera, ikibanza bamaze kukigurisha, agira ngo hashize n'umunsi umwe, nejo hashize nyine iyi perime nibwo yayiroteriye, yayikoreye ku Gisenyi. Iyi perime ariko yayikoreye ku Gisenyi, arangije ayandikisha ko izasohokera mu karere ka Nyarugenge. Kuwa kabiri w'iki cyumweru turi gusoza nibwo yavuye kuyirotira. Ariko nanone dusubiye inyuma ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka 2025, nibwo uyu mugore w'uyu mugabo yamenye ko umugabo we yagurishije yatanze rya shyamba, hanyuma bamuha 1,500,000, aryamo 900,000 byose, atekereza n'ikibanza nacyo bagurishije, aragira atampaye inka, tibi ni ibiki none yumva nyine isi mwikaragiyeho. Ubwo kandi bivugwa ko hari undi murima yari yaragurishije, ariko umugore nyine akarenzaho nyine agaceceka. Ariko kandi bikanavugwa ko uyu mugabo yanduje umugore we, yamwanduje ubwo nyine agakoko gatera sida, muri kubyumva. Umugore arangije aratekereza, aravuga ati ibintu byose none ko bincize nkaba nta n'ubuzima nsigaranye biragenda. Nta kindi umugore yakoze, yahise ahamagara inshuti, ahamagara imiryango nyine kugira ngo babunge, ariko nyine bisa nkaho nyine bitumvikanye neza. Ariko umugore aza kugera igihe nyine barabunga, abereka ko nyine nta kibazo afite. Umugore nyuma yo kubereka ko nyine amaze gucururuka nta mujinya agifite, ahubwo yari abitse umujinya nk'uw'imbunda, arangije ahita ajya ku isoko agura kino kiziriko nyine bazirikisha inka.
arangije arakizana. Murabona nyine inzu zirimo parafo nyine hari ahantu abantu basiga nyine nk'umuntu ashobora kuba yakurira ajya gusana inzu. Hanyuma aragenda cya kiziriko aragenda ajya mu cyumba cy'abana bararamo akibika hejuru, azirika kuri sharupanda iri aho hejuru, ikiziriko aba kibitseyo. Bivugwa ko ejo ku munsi wa kane aribwo ikimina babagamo cyateranaga cyangwa se kizigamaga. Uwo munsi bivugwa ko atigeze ajyayo, ahubwo yagize gutya asigara mu rugo, kandi bivugwa ko atajyaga asiba n'umunsi n'uyu n'umwe warimo. Rero bikavugwa ko yasigaye atega cya kiziriko neza, arangije kuri uwo munsi acunga umugabo we avuye kunywa, aramuhengera cyane ko bose banywaga agacupa. Aramubwira ati mugabo mwiza, wino nkugurira agacupa, wino nkuha agacupa nyine. Amafaranga barayanywereye, bayanywa ari kwishyurwa n'umugore. Baranyweye bahera kare bageza saa 3 z'ijoro, bataha baseka banezerewe bizihiwe. Bageze mu rugo umugore abwira abana ati nimuryame, uyu munsi nta guteka guhari, muzarya ejo. Abana bararyama. Ubwo nyine abana bamaze kuryama batariye, umugore n'umugabo nyine nabo binjiye mu cyumba bisanzwe nguko nyine abantu bose barara. Umugabo ariyambura asigarana boxer, umugore nawe ariyambura nyine asigarana nyine zino suvetoma nyine zabo bajya barara. Nyine bigenda gutyo, nyine baragenda nyine bararyama nk'ibisanzwe. Arajijisha nyine bararyama. Umugabo nyine nyine yumva ko nyine baryamye, kumbe umugore aryamiye amajanja, ategereje ko wa mugabo ari buze gusinzira atwawe na kayoga we yari yabitse. Tuno dufuni tuno babagaza ibishyimbo dutoya yari yakabitse munsi y'igitanda. Arangije aragafata agakurayo. Umugabo yamaze gusinzira ahita kamukubita mu gutwi kenda guhinguranya, nawe aza kuza guhita yiyahura yambaye ya suvetoma n'ubundi yari yambaye. Mu by'ukuri birumvikana yari yataye ubwenge. Biteye agahinda cyane mw'abantu mwe, ibintu biri gukomeza kugenda bibera mu ngo z'iki gihe. Harya ngo gusezerana cyangwa gukora ubukwe nuko basoresha, bajye babasoresha n'ukuri. Koko mana yanjye sinzi ukuntu nabivuga. Amakuru avuga ko uyu mugore akimara kwica umugabo yaje guhita amufungirana, nyine ashyira igikondo mu rugi aramufungirana, nawe arasohoka ahita ajya muri cya cyumba cy'abana yari yasize ateguyemo cya kiziriko kimanitse, nawe ahita nyine nawe ahita yiyahura, ahita akinigisha nyine bose bagenda gutyo. Bivugwa ko kandi uyu mugabo agikubitwa ifuni mu musaya yashatse guhindukira wa mugore, ahita afata n'undi musaya nawe ayikubitamo. Ni ibintu biteye agahinda. Bivuze ngo uyu mugabo yagize gutya nyine arikanga nyine yumvise umuntu amukubise ikintu, agize ngo arahinduke, wa mugore ahita asubizamo no mu musaya wo hirya arakubita. Nuko ibintu byagenze. Mu by'ukuri ibintu uko biteye ubwoba. Abana basigaye bonyine, basigaye mu icuraburindi. Yewe Yesu we, wite ruhura abantu pe.